Murakoze cyane turagushimiye ndaza gutumira Aisha Inkindi nawe wegere hafi. Aisha nawe urakaza tugushimire cyane. Izi warakoze ntubizi ko nagukunda se azafata umwanya uhagije gushimire cyane. Aisha nawe warakoze cyane. Aisha akaba inshuti cyane ya Liliane biruseho. Aisha warakoze kuba inshuti magara ya Liliane by'umwihariko kuruta uko wabaye inshuti na Irene. Mwarakoze cyane turagushimiye. turabyita iki banyarwanda, ariko wenda bamwe bati ni uburenganzira bw'umuntu, abandi bati ni ubwirasi, abandi bati burya bwose. Murindahabi Irene Murindahabi Irene ntabwo ashobotse, cyangwa se hari ukundi kuntu aba yarashakaga ibijyanye n'amafaranga muri aba bana, akaba ashakaho inyungu z'umurengera, ariko byarangira nyine bikaba birangiye. nuko byagenze ibi turabihera he? Ubukwe bwa Irene bwabaye kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani 2026, ntibwigeze bugaragaramo yaba Vestina yaba Dorcas, yewe yakubitiraho n'uwo bita Niyo Bosco ntiyigeze agaragara muri ubu bukwe. Abantu bagakomeza bakibaza bati ese niba koko Irene atatumiye Vestina na Dorcas, cyangwa se badahari batari mu Rwanda, n'ababyeyi babo babure, cyangwa se n'impano yabo umwanya wo gutanga impano, dore ko yihamagariye inshuti ze za hafi zirimo Nkindi Aisha akamuha impano, ahamagara uwo bita Chris Easy basanzwe bakorana ku bijyanye n'amashusho, banakoranye mu mashusho yose yaba Vestina na Dorcas ndetse na Niyo Bosco mu gihe bakoranaga nka Empire yari manager wabo, ariko bo ntiyagira umwanya wo kubatindaho no kubagarukaho. Abantu bakaba bibaza bati ese Murindahabi byaba bimeze bite umubano yawe n'abo mukorana uyu munsi kugeza n'ejo hazaza? Mukomeze mutubwire muri comment, ariko biratangaje kandi burya niyo mpamvu abantu bavuga ngo ubukwe bw'umuntu bari ikintu gikomeye cyane, ariko ubu bukwe bwa Irene nabwo buri mu bwatugaragarije nk'abanyarwanda uwo ari we. Nimbivuga gutyo wenda ntihagire unteriwe cyangwa se unjugunyira ibiti n'amabuye ngo nakabije, ariko nyine biratangaje kandi koko biranatangaje kuba umuntu mwakorana mukagerana ku bibi n'ibyiza, ariko wagera igihe cy'ubukwe ntumwibuke, ntumutumire, ntumugenere impano runaka nk'umuntu mwagendanye ubuzima bwose bw'ubwamamare nk'ubwo Irene yanyuzemo, cyane cyane ko yaba gushyigikirana kuri Irene na Niyo Bosco. Ariko biratangaje kuba bajya inyuma ya kamera cyangwa bakisha kuri kamera bakatubeshya bati umubano wabo umeranye neza. Ibi ngibi twaje kubyibonera binyuze muri ubu bukwe. Ni gute Irene akoresha ubukwe ntatumire cyangwa ntahe umwanya uwitwa Niyo Bosco? Babanye imyaka itari mike, amarubumu arasohoka n'ubundi buzima burakomeza. Irene Niyo Bosco ararongora, ubukwe buraba. Ese bwana Irene
ko mu bukwe bwa Vestina twabonaga rwose uri mu bantu bafashe iya mbere, wiswe n'umukwe, yego biragaragara, uhabwa impano. Wowe gufunga impano niyo yaba irimo ikarito, niyo yaba ari ubusa, ukagenera aba bakobwa bawe, byakunanije iki? Nimba batanahari bakamenya ko hari impano wabageneye, reka turebe ibyo ari byo. Ariko nyine ni agahomamunwa abanyarwanda, abanyarwandakazi, sinzi uko nabyita. Nawe wenda wajya muri comment ukatubwira. Turabashimiye cyane. Urakoze cyane, turagushimiye. Ndaza gutumira Aisha Inkindi, nawe wegere hafi. Aisha nawe urakaza, tugushimire cyane. Izi warakoze, ntubizi ko nagukunda se, azafata umwanya uhagije agushimire cyane. Aisha nawe warakoze cyane. Aisha akaba inshuti cyane ya Liliane biruseho. Aisha warakoze kuba inshuti magara ya Liliane by'umwihariko kuruta uko wabaye inshuti na Irene. Mwarakoze cyane, turagushimiye.